ugomba kunyereka umubyeyi wanjye. Ni ngombwa agomba kuhatwereka kubera ko ntabwo umuntu ashira icyaha kuzageza iherezo kujya byanga bikunda iherezo ryabyo rirarangira. Mwana wanjye reka nanjye nkubwize ukuri. Ngiye gushaka umunyamategeko wa wundi w'umuhanga abikurikirane kugeza igihe mama wabonekeye. Amen. Ibyo ndabikwemereye rwose. Ndabikwemereye kandi nzi ko bizashoboka. Ariko yo guhorurira ugira agahinda ujye ubyirengagiza. Ujye usenga Imana nta kindi. Ushyira Imana imbere yawe byose bizashira. Uzajye wibuka ko dufite. Duhari hano nk'ababyeyi bawe, turagukunda, cyose arahari aragukunda, bakamarade nuko baragukunda, menya kuri mu muryango. Musaza wawe Rurangirwa ari mu ruhande rwawe, mbese twese turagushyigikiye turi mu ruhande rwawe. Igihe cyose rero ntuzumve yuko uri imfubyi. Sibyo mame? Ntabwo uri imfubyi, ufite ababyeyi, papa nguyu, turahari tuzagufasha. Umukunzi wawe arahari, Sylvie nuko arahari. Rwose ndakwinginze tuzakora ibishoboka byose. Niwo muwavuka n'icyo uzamwishyurira. Ariko kugira ngo agere kuri icyo gikorwa. Urabyumva? Ntuzagire wihangane we kubitekereza icyo kintu ejo utazarwara n'umutima. Tuzirengagiza twe tubirimo tugiye kubijyamo wowe ubyibagirwa. Nukuri. Sibyo mami? Kandi tuzaguha igisubizo cyiza ngiye bifite icyizere. Imana irahari pe. Ntabwo nifuza ko uzajya uhururira buri munsi. Wari umaze kuba umukobwa mwiza, wari umaze gutangira kugira icyizere cy'ubuzima. Oya niba bizashira ariko usugira ngo ibintu bihoraho ibibi bihoraho. Ejo uzabona ibyiza. Sibyo? Ngaho hanagura amarira uceceke. Ngaho ngwino tujye muri salo. Ngwino tujye muri salo. Rugema rwose ibintu byose azabisobanura. Mama, nagira nkubwire ko mu buzima bwanjye ndi umuntu w'umunyemo, ngira imbabazi ariko sinzijya mbabara sinzi n'umunsi n'uyu n'umwe, ndetse n'ubwo byaza mu nzozi ntatokesha. Noneho mbashije kumirwa Kanya. Usko buriya na Sylvie nawe atarazi neza yuko wowe n'uriya musore mufitanye yindi communication, ku buryo wageza ku rwego rwo kumva ko ugomba kurakara ukageza ahangaho ubu ngubu uri uhagaze ahangaho uri kumbwira. Ntabyo bindeba, kuba yabimenya atabimenya ntibindeba. Cyambere narakunze, sibyo? Nabanye abantu neza mbere ku rukundo rwa kimuntu, mbabera umuntu, ariko ntabwo bageze abiha agaciro. Bo barushijeho kumbanira nabi, barushaho gukomeretsa umutima wanjye. Amatwi ibitekerezo bubiretse wifure neza tanga yumye. Mwagize mute ntusundi ubu ni umugabo nashatse ubundi nta n'ibitekerezo agira. Ibitekerezo birahari. Yewe nta buri gishoro. Nose umuntu yagiye igitekerezo agahita gishyira mu bikorwa nta gishoro gihari. Umuntu yera ku ikarita imwe akagera ku ya kabiri akubaka inzu akagura imodoka, ibyo byose ni ugiye umenya ukuntu abo bakire babayeho. Iyo karito yonyine isaba amafaranga. Sawa rero umuntu mwagenda no mukire yakura amafaranga y'ikarito ihengeje amafaranga 20 birango. None se uhombye bakagufunga. Bandi bahomba se nagagwa amafaranga akuguriza, agwa nk'umuntu uhereza inshuti yiwe. Ariko rero nimba ari nuko bimeze wampuza n'izo nshuti ndumva wagira ngo hari aho uzizi. Hanyuma ngendana n'abagabo se. Ntabwo wabura inshuti y'umugabo. Iyo nshuti sugira ngo shanyimenye nagaruka. Koke kuzabaga murase. Muri bake ngiye kumenyana n'inshuti y'umugabo. Navugaga buriya kubaho n'ukubana nimba urimo kunyifuriza inshuti nziza umuntu yagira gutya. Erega nanjye ntabwo ushaka aya madeni dufite aya ngaya. Uzaze ngo abagore b'inshuti zanjye ntabwo ariho n'ubundi bantu nzi urebye kurusha umugabo nashatse se. Uretse ngewe kugira ngo meze nkayo ngo nagenda bikareka. Uravuze ngo nagiye he yaba ndugenda mba nicaye hano. Si waruvuze ngo wagenda. Reka mbwira ikintu kimwe. Ngewe utuvugana kwa iminsi ukwibona ingahe 8 hako ninza rituma mutareba neza ngwaye iminsi 3 ibintu byo kujya ntambuka hano mavide deni ryawe ibikiri biki umugore wa mavide amadeni ahantu hose ushaka uburyo wishyura amadeni y'abandi yose uzi urimo uko niva neza hanyuma nutabikora ndavano ngende gushaka undi mugabo
sinanamubuza ariko ihangane ngira kubitekerezaho. amafaranga ni ibishaka sibyo kandi azaboneka iyo minsi itatu rwose. ibintu uri kuvuga umeze nk'umuntu wacanganyukiwe. Ese mwana wa uzi yuko urukundo rujya aho rushaka? Ubu ugiye kugeza kuri rwa rwego rwo kwicara ukarwana n'inshuti yawe, umuntu mwasangiye akabisi n'agahiye, hejuru y'umuntu mubonye mu minota 5 abatandukanye. ntabwo urukundo uzi icyo ari cyo mama. Nibyo urari ufite ndi kubyumva, kandi nanjye nakishimira ko ubana n'umuntu muri gukundana, ariko uriya musore ntago agukunda. kubera icyo uvuga ngo nankunda kandi ntago agukunda, funguka amaso. yegeze ambwira ngo nankunda si cyo wigeze abikubwira. Yego komanda y'ijuru, aho kugira ngo mubure twese tuzamuhunga. Usekanya yarabikubwiye? mama nkaba mpagaze ahangaha numva yuko wasaze ugasizora, wenda umusore ari guca inyuma nawe akaza akagutereta. Arimo aragutereta se noneho ngewe uyu munota njya kwiyama umusore? ntabwo ari mama kujya kumwiyama, kandi icyo nakubwira cyo ni uko mukunda, kandi intego yanjye ngomba kwigeraho byange bikunde. Rurangi rwagomba kuba umugabo wanjye, bidakunze twese tukamubura. ntabwo ashobora kuba yaranasiriye. Kanya ntabwo nizera yuko ari we wagira umutima mubi nk'uwo nguwo ufite. Kuri rwose uri kugira umutima mubi, ninjye wakubyaye, ntabwo nigeze nguha uburere nk'ubwo ngubwo. nta n'isoni. nanjye si uzwi nta soni ufite. ni abantu bampinduye. nta muntu waguhinduye Kanya, nta muntu waguhinduye. Reka kubeshyera abantu. urumva ndimo ndabeshya? uri kubeshya kubera yuko kuba umusore yarakunze Sylvie ntibivuze yuko Kanya nawe ugomba guhindura amarangamutima yawe ukaba inyamaswa. nta n'isoni. mama sinzi ukuntu bifata, sinzi ndi kubifata nkaho uri ikigoryi. uri ikigoryi Kanya, utangiye kumbana ikigoryi. uri ikigoryi, uri n'igicucu. okay sawa. nta soni. mama umva nkubwire, njyewe ndakubyara numbyara, ndakubwiye ngo ariko amarangamutima yanjye se nakayobora. sinkajye mvuga ngo nawe uvuge. nta soni. ndi nyoko cyangwa ndi muntu urimo uramburamo ikindi kintu? uri mama none ako se kuki utanshyigikira? umva inama zanjye ngo ushyigikire, mbona yuko uri kwiyica. njyewe nshyigikira amafuti. ni ukwiyica, urimo urakunda umuntu utagukunda. ntabwo nzi icyo ushingiye uvuga ko ndi kukubwira ngo n'ubundi munsi ahubwo iki kiganiro cy'uyu musore gicike hano muri uru rugo. ntuzongere gushirika isoni nk'izo nshiritseho nonaha. kirashika muri urugo se gicika no mu mutima wanjye? uzikuri igicucu erega muko, uzikuri igicucu, uzikuri ikigoryi. Nundi kosa mba nakoze no kubikubwira. Ncetse nkakora ikosa uri gukora niryo kunyumvisha yuko ugomba kwanga abantu hejuru y'umusore ubonye mu minota 2. nzaba ndi umumiliyoni mu gihe gitoya harano ngiye kujya ngaruke nsange bimeze neza. ibyo cyo bindekera ariko umva gatekerezo kanje. Abizi ntari bijyanje nawe. Oya nta kibazo. Abiza nkorerane, oya nkorera neza nta kibazo rwose. Bananyita mu nyakazi. Bandi babikora kangiye mukoresha wawe. Kwitonda kwera ukuntu nitonda ibintu byose. None se wandiringiye nanjye. Ndiringira iki? Nyine nkabona umupolisi. Shaka umupolisi wowe. Nkatangira. Niba ibintu ufite mu mutwe. Ahantu ushaka kubicisha. Ukamuza nabo nkuko ngiye kumesera imyenda yawe nabo nkamesera. Ejo ndafura butini. Hirya yejo ndahogereza imbunda. No kuyifunga nkuko. Icyo gihe ibintu byose aba nabimenye. Ntabwo uzabigeraho ariko mu myitwarire yawe mu gufura uniform yanjye. Nitwara nabi. Ubu se ubu byakugwa nabi kubona nanjye turi kumwe twese twambaye teni turi mu kazi. Ibyo ngibyo rero njye ntago bindeba. Ntago bindeba, ushaka umupolisi nawe muri makeya cyane. Uri umushaka kujya mu gipolisi. We muza nabo bantu ndabamesere nabo tubinshuti. Ufite ibisatsi imeze gutyo ku mutwe. Se akamashini hari kujya muri quartier se. Wakwiye wowe ugaye kumbwira ko ushaka kujya mu gipolisi. Iyi misatsi ntayibona iwawe. Mu gitondo. Hari wigeze umbonana? Akone nabiketsa ati umuntu agacongo. Nagaro umusivire. Gusa niba bikunda ngire mu gitondo saa 10 ngo byuko usanga mfite agapara. Nta kibazo. Umva renge kurangira inzu yo ugomba gukora. Ntago ari ngiye ujyana abantu mu gipolisi. Uri kunyumva neza? Hari inzego zicamo. Niba utarafunzwe, nibe usibye gatatu ko nyine bafatanye urumogi nana rimwe ndafa. Bawo katigiye kingana iki?
oya batabangira ati iki kintu nitugishamo tukakigumizaho ndi kizapfiramo n'inzara bakavuga ati ikomereze. none ushaka kubera ikintu muri polisi y'igihugu naruretse barabiretse burundu. aho igihe kingana icyo ubiretse nundi wabara nkaho ntarunyweye kubera ko narunyweye gatatu gusa urumva wambara mbago mu batafunzwe ubundi jewe. Okay umva rero hari abishinzwe uzaniye wujuje ibisabwa uzanyene banikishe udepoze kimwe n'abandi niba gufata irangamuntu ariko uri ikigo ariko ujye wibuka kuri ari mukeba wawe ujye ubyibuka kuri ari mukeba musangiye umugabo njye ntabwo nsangiye nawe umugabo kuba nwiteye cyusa ntabwo bivuze ko ari umugabo wanjye ibyo rero ngaho ugenda ujye kubibaza cyose ntuzongere no kumbaza amahomfo nk'ayo ngayo kandi umenye neza kugira ngo ujye kwivanga muri nta rugo uragira ntubone rero twise ngo wumve ko wabaye umugore wagezeyo nta rugo uragira kandi aho kugira ngo ujye uza kumbwira amahomfo nk'ayo ngayo ujye ugenda ubibaze nyoko na so. Fabio nurebe ibi bintu muba mwigira ingaruka zazo ingaruka zizaba zitanaba nawe zizagushyikaho njyewe mu byaha mukora mubona nifatanyije nawe muzirengera ibyo mwakoze byose kuko murarabwira ntabwo mushaka kumwumva nabuze n'ikintu na kimwe njye narabikubwiye ndakubwira ngo igihe wagendaga ko wagarutse ibi byose ababyeyi bawe bari kunyuramo barimo barabikorera wowe ariko ntabwo ubona izihe nyungu se mbifitemo njye reka baze baguturumbure noneho ndeba hujya reka baguturumbure ufite iki se reka baguturumbura niribagiza aza guturumbure ese utekereza ko so ibyo wivugisha umugirira impuhwe utekereza ko umunsi yasohoye so na nyoko bazigera akubabarira wowe musangiye umugabo uzi impamvu azabibakora nuko mutajya mwemera ngo mwihane musabe imbabazi ahubwo mugakomeza mufata amakosa mukarundandi mugakomeza mukarundandi nakubwiye ngo ayo makosa ni aya nyoko na so kandi biragaruka bikagira ingaruka ku mwana wowe se ubyivangamo ute nimba ari twemera ko ari aya mama isi ndakwiyamye ntabwo ngomba guterana amagambo nawe nta nubwo ngomba kuguha ibisobanuro ndakwiyamye ntunyubahuke cyangwa nkwereke uko mugenda njye ntabwo wampangisha yo kutwite iyanjye yavuyemo kandi urabizi neza wanje banze nguhe gasopa nanakwihanangiriza simaze kukubwira ko ngewe iyanjye yavuyemo njye ntabwo mbyara sibyo ubwo butesi n'ubwo bugoryo nzanaho njye ntukajya ubimenyera ujye ubigira kuri nyoko kose Fabio noneho wowe n'umwana wanjye mupfica akanya nibirwa umbwira nta kintu mpfa n'uwo mwana ahubwo ubugoryi bwawe n'uwo mutwe wawe ubamo ibikoma udashobora gukuraho akayungurizo kari ku maso yawe ngo urebe ibintu biri muri uru rugo ntabwo ngo imuhe ngo beke urigira mutagatifu se ngo bigende mwakoreye ibyo mwakoze byose mwungutse iki ngambwira icyo mwungutse wakuyemo inda ntiwakuyemo inda se ntiwari waramukunze waramupfiriye wirirwa wurira ibipango cyusa none dore baramugutwaye utangiye gutsindwa yamijinya se werekanaga ngo ngewe ngo isimbi ngo ibiki n'ibiki n'iki wowe wakuyemo iki se ntukuyemo inda nyoko ararirwa ahangayika sara kubera amakosa yanyu mwebwe mwambwiraga ngo mbe nigire ngo ribagiza nariribagiza uri kumva nararanye na n'indi bugane ndi bukuremo ikintu ngiye kubwira ni kimwe gusa njye mukobwa wanjye nakurindishije ubu gahunda yaje ari nzima imeze gutya umukobwa wanjye yabonye umugabo wo mu diaspora urumva ufite inoti yamubonye ubwiza ukuri nta nubwo yamubonye ninjye wamumuboneye diaspora wo mu kiye gihugu ko muri Australia wowe wivugisha ibyo ushaka byose ngiye byo ndikubwira ndabizi urumva ubu ngiye kugenda mu modoka niyo mpamvu navuze gutya fata mu dufaranga nabitse rwose ndavuga ngo yangwa akanyisubiza udufaranga twaje umukobwa namugoreye ibihumbi 100 tubyumvikanaho kuzayanyishura gake gake umaho 22,500 mumara ngiye kingana nandi ariko nari mbirimo cyakora mana ndagushimiye ngegera ntabwo yateye umukobwa wanjye mujyanye akiri kwa kundi yarameze akira amafaranga yawe ngaye nibyo se ngaki akiri udufaranga twawe ako umukobwa ndacyamukunze hari ikibazo se ngufiteho ngewe ngiye umukobwa ndacyamukunze ntabwo ngubwiye ngo nsubiza amafaranga n'umukunde umukunda ni kimwe no kumujyana ni kimwe ndagukubita ingumi nunza nawe blague nyinshi cyane urumva ntukajye umenyera ngewe buriya ngiye nagiye mu gisirikare nuko ngiye waje simbikubwire ngiye ndi namanizi ko gusubiza inkwano bitemewe nawe ubundi wowe nagukubita mu minota mike cyane nkagushira hariya kandi ngakora n'icyo bitemewe bino bintu bigerwa n'amategeko gusubiza inkwano nibyemewe kandi ikindi niba ugiye kunsubiza inkwano ubu ngubu nta gakima 22,500 ubu byabaye 50 kubera ko yakabaye yarungutse yungutse nge nago njyaga hejuru ariko we ntabwo waryoherwaga se ugiye kumfatanya na ushatse kuvuga ko n'abandi bagabo bari hano hanze barabana abandi bagore bo bari bahari
se wa muhungu yagihera we kadogo Burundi Karame boss ukivuga ngo Murundi nubwo nawansinze ndakumva kubite sha ni sawa akiri imyenda rero uyimese sibyo nkwaye imyenda uyimese yawe ni yanjye uyimese uyice ise neza ayo wikwashije urajyana nose ubundi ubuzi nkoreki nyine imyenda kari y'abapolisi none se nyine uruzi ko nkorekize kurusha imyaka gufata uriya mwanzuro nuko zicyariho abana b'ubu mwigize inshyantsi mwigize inshyomotsi ubu uratekereza ko ari umusazi ibyo ari gupanga byose uratekereza ko ari umusazi ari ikigoryi reba uko yakubyaye akagukuza ukangana gutyo ariko wowe ugiye kuza ubaye marayika Gaburiyeli uje guhindura ibintu intungane umukiranutsi wayiribagize ugomba kuza kumutabara ko mwahereye kuva kera mukora ibyo mukora mwungutse icyaka kanya uretse kuba mwansize mu bibazo nkana wita akakanya ninde wakubwiye ngo ujye kugatandika nise wakubwiye ngo ujye kukamanika iyo mutamukiramo izira politike iziye politike papa wawe niwe wakubwiye ngo ukunde cyusa si wowe washamadutse ngo urajya muri Amerika nka ni nabona umugabo wo muri Amerika ntabwo ari mwe mwabigize muri ntabwo ari mwe mwambira ngo mujye kujya muri Amerika nyine niyo mpamvu uri ikigoryi ubundi bagufatira umwanzuro gute uri ikigoryi nyine ntabwo ari wowe hasi urarira surira ibiki Yibagiwe Pete se ni ibiki kandi kuri hano wikunze wabaye iki mami niko iki cyabaye mbwira wabaye iki mwana wanjye hangana utubwire ihangane rwose utubwire icyakubayeho nanone mbwira sheri ni ikihe kibazo wagize none cyagusubije inyuma ko nagusize ufite morale byagenze bite ufite agahinda kameze kerekeranye n'iki mwana wanjye kuri agafite byo ndabyumva pe agahindura n'agahorana ubundi bakashize ubundi kakagaruka ukibuka ibintu byose byatambutse ukongera ugasubira mu gahinda noneho kubera iki wongeye gusubira inyuma kuri bake ko nakubwiye ngo ujye ugira ibyiringiro ko mbwira erega bizashira ibyo byose bizashira ubura ugomba gusiga wumva ufite umubyeyi ariko utazahari wirira mama ndakumva cyane iribagiye kuba utaza umubyeyi ari nanjye ubwanjye birambangamiye ni ikintu ntashobora kwihanganira mu mutima wanjye ariko umunsi umwe hari igihe tuzaseka sibyo kandi pe ndakomeza ngufashe kumushaka rwose ntabwo nanjye nzaceceka mama ndashaka ko tureka ibintu byo kujenjeka ugenda ugomba kunyereka umubyeyi wanjye ni ngombwa agomba kuhatwereka kubera ko ntabwo umuntu ahishira icyaha ngo kuzageza iherezo rye byanga bikunda iherezo ryabyo rirara uri we icyo ubaza ni ibiki ndakubaza wari uzi ko nkora iki ngewe ahega impamvu akordinere n'umucongo bihora ku mutwe abashabahana nose ubundi ushinzwe akazi ngewe ushinzwe akazi nkora nyine ikintu gihari abizi wampaye akazi ari ugukoropa ari ukumesa impuzu zawe zisanzwe banahajemo n'imyenda ya leta none kandi iyi ntago ari iya leta ni iyanjye ni ngiye yambara ngiye ikoresha nicyo yongeye kukubwira imbaraga nkoresha urabizi nkora fast utu rero ningira guhuta oya cyane cyane wite ena hasi nk'utwa twatereje muri bote zabutine byo mwambaro nayirimo yego hano izo ziba ziri mu cyumba wanjye no si imyenda subwambara uyibonye subwambara mbese ngo umesere imyenda ntabyo narenze kuri umupolisi ni uko imeze rero wite uyimese neza kandi witonze ku buryo irabisa neza kubera ko genda ubaha nkanubariza amategeko yego ari ukuntu ushobora gufura nk'ikoti wambaye nkayica akawagwa n'indi ku isoko ariko uyu mwenda ni uw'igihugu mwenda umesa gatoya nkawuca nko guca igihugu ubwo rero ndi kubona igihugu byagenda kose wareka nkamesa ibyo sanzwe mesa ibi ntabyo ndamenyereye oya imese nta kibazo ubuse n'indahuca nkaca igihugu imese nta kibazo imese nta kibazo nta kintu biri bube
wowe ukoresha nyine imbaraga nkeya kandi kantu se basi henda ndagerageza mbitware buke buke pole pole yego ariko rero urabizi mu kazi nahora nkora ntabwo kumesa imyenda ya gipolisi byari birimo ku mushahara reba tundi tuntu wenda dutoya wongera tuvugana amafaranga yo kuza kunkorera twavuganye amoko y'imyenda uzajya ufura boss twavuganye gisivile kabisa tuvugizanye ko twavuganye gisivile rero twari kuvugana gipolisi wari uzi icyo nkora nyine kuvugana n'umupolisi n'umusivile ariko twavuganye gisivile twese ubwo navuganye ariko ndavuga ukashaka no kuntunga intoki no kunkora mu mutwe kuki inkwiye kuvugana amagambo menshi nayiki ntabwo uzajya ufura buri munsi nta kibazo wowe ntabwo uzajya usifura buri munsi wowe mfurira imyenda dufite abandi bantu baba bashinzwe ubundi gufura imyenda nuko nabonaga isa ndavuga ngo yicisha mu mazi ise neza ase boss ahubwo agatekerezo ahantu nshaka kujya oya hano ngiye kujya agatekerezo gato kandi umva banza umuntu waraje urambwira ngo umuryango wose waburiwe ari nyina ari se wabishe none ni gute uwo murambo w'umwana kuki utaboneka isi byakubaye bwo cyarayi cyatangiye kugira nta mwanya wo kumuriro simera gushiga kandi bakunzi ba filime nyarwanda Agape House Films none hibashize igorora ibazaniye filime yitwa Half Mask ndabarahiye n'umuriro yamure ibintu by'ubunyamaswa agomba gupfa ugomba kumukirwa n'uwo yakunze hakamumaraho imitungo yiraye no mu muryango we wose arawumara. Victoria fungura amaso yawe kuri marine none si kiwanyambitse ni igiti it's nothing none si wagukoze iki gituma ese uru rukundo ruri hagati ya Tony na Bella ntamenya ko umuryango we wamumariye famiye hazacura iki ni muri iyi filime Half Mask. ntabwo ngusaba winantegeka kuko ura n'inyoko umufiteho inshingano nawe ufite kuza ukabyikurikiranira ndanakwiyamye kandi ibi bintu uzabyicuza iyi filime murayisa nk'umugabo bita Steven wishe umwana we kugira ngo akunde abane n'umugore ndakurahiye haracu wambaye iyi filime yageze hanze icyo tubasaba ni ugukora share subscribe na comment kugira ngo ujye ibagereraho igihe ndaguma kukunegera nk'uko bisanzwe nk'uko sanzwe mbikora ndajya nkumenyesha buri ko mbonye andi makuru mashyashya yindi mu rugo ngiye nyine nari ndangije guteka nateguye byose byasoje ni urwembe nzajya ngenda nkumesha gake gake uko nyine njya ngo n'amakuru atandukanye humura ninde murimo kuvuga ninde muvugana Fisto mereza telefone yawe mereza iyo telefone ninde murimo kuvugana ha ubaye ikiragi mereza iyo telefone yawe Fisto mereza iyo telefone mereza iyo telefone